nenda urenyakanye ndezo ariko ubwiza ukuri niyo muhungu mbonye nakigenda nuko numvise cyane cyane abantu benshi bari kumubaririza wajya kumana yanjye basubiragwira papa w'umwana ko ukoresha amagambo asesezereza undise ukoresha agakingire mana yanjye umuhungu ngaho n'ikigo cy'igihungu kitagira fone koko ariko yakomeza nyinshi ndamutuka iki gihugu nta fone ntaki ubusabayeho kandi mutegereza hamwe na fone kazi imbere ndagukunda sheri y'umutima ibiki ngo nanjye ngo narakunze asanga nyibwirisha mu bw'ubugambo nuko njyana mu mashyamba sinjyana marayika ako ntabwo mutegereza uri hano meze neza wambeshye ibisatwavuga niba wambeshye iki kibazo cyanjye nta fone ubwo nyine nakundi nyine ndabyihangana nuko nyine meze neza ariko uzi ko maze kuba imanzi iyo ugenda ugahera kandi uzi ko ari wowe wenyine ngira uzi yuko nzagira zunde nta fone uba ufite nyine ngo umpamagare urimo sinaguze ahantu asimba amazi nyaza kageze ute ni igihe nisa ugomba kuza irebura uwanyu nase mbabwiwe n'icyo kuha mba mari ahubwo usigaye ugira ubwoba cyangwa nta n'ubwo ukinkunda nabona utanakinkunda nese ni nagukunda nzakunda nese ni njyewe jyenyine bakwisi akubundi nabandi wacu ndahagira nako nahungiye ntawe ugira n'inzu nabagamo barayinyirukanye none se ubwo ngubwo ngo mu mashyamba kandi nawe usanga uri wa muntu ubwo wasanga uri inzererezi ya ntabwo ndi inzererezi ukaba wari gumesa ngaho njyewe ndi umuntu none se umuntu w'umusore utagira fone utagira iwabo utagira akodesha ubwo uri umusore nyawe tugiye kuryana mu rugo none se niba naragize akabazo bakanyirukana kumana yanjye basubiragwira papa w'umwana kuko baba yumva atekereza iki kuko arandetse ngo nimenye ese kuko arabona ibi bintu nzabivamo mwana bahumura ariko tuzabaho ndahagira kugira njyewe kuba amacyanagira ndayigira bose nimbugira inzu sibashaka kujya mu nzu uragira kiti ngwino duhure turahurira kwishyamba ngwino dusohokane ibintu byose ni kwishyamba po ese ni ibyo ngibyo njyewe ibintu byose narabikemuye njyewe nagushakiye ideni ari ideni ivamo abahamo imbuto ariko ntabwo ari za zindi inzoka yashutse ntuze ni izindi mbuto zo muri ideni n'izindi za zindi imana yari yarabemereye ahubwo wenyine tugende mugezeyo mwereke tugende kamuhamagaye nawe mubwire aza nsange mu muhanda mugari Halo? Umeze bite se kawa? Wahageze se? Se ubundi n'ugubera ushaka kunjyana mu bihuru waje tugahurira mu muhanda mugari bibe byiza. Ubwo koko biri amahoro. Wabuki? Wowe ngwino nkwiye. Sirahize. Wowe nagusezeranyije ibyiza gusa. Urahize hano. Byiza gusa. Ntabwo inyamaswa turi maze. Nyine tugende. Byarasa kumwe. Ngwino tugende twebwe ukuntu kuyaranjamo hari uko. Kuyaranje se mu. Ukuntu nafata. Erega ndagukunda.
n'ibyo ufite byose ni ibyanyu One byawe ibiki byose tugende wowe nkwereke niba ukuntu niyeranja kaje unafate ku kanyomoro no ku gapome Nse wari imbuto ngenda aha agapome se ko gafite kanje kandi Izo mbuto ni zahe we ntabwo uzi ukuntu umuntu aba tugende nkwereke Nyereze Nawe uri kumbe oya ngo nkubeshye se ntabwo ushaka cyo kugira mu kuvuga Ese kanse kujya kumureba none se nabigirana Nta kundi yenda hari ibintu ashaka kumbwira Bifite gahunda da ariko urabizi uribuka ikintu nari nkubiki hanze gukubwira ati nguririye amafaranga oya tugende mu hariya nkwerekemo hariya Uzi ko tudashaka neza oya ngaha abantu barareba kandi igihe mfite amafaranga menshi urareba bazanterege banyuye mfite amafaranga kanzu muye nakaraba tugende wowe bira nk'iki gikobwa amasaha 3 arashize mana ibintu by'ibigoryi ubundi nk'ibi ngibi urabona na bitari heza se kandi haranize umutekano aho urizeye ngaha umuntu yahita abo reba ukuntu ngenzi Mugenza siki pome ntabwo Nese amafaranga uvuze ngo gikunyereka rero amafaranga ubu se ndahagarara ngaha kugeza rya ndayagu amafaranga se ko ngenge afite ahubwo reba ukuntu ngenza kandi kwaje umuntu ahite iki se kandi ni iki ngiki utangiye kwivugisha Nese tuje tuvugana sivyo amafaranga None se amafaranga ni gikunyereka cyangwa uri ntangiye kwemwe no nkwereka ahubwo komeza uze nkwereka ahantu heza ariko bura nanjye nshobora gukuramo esheke nanjye niduhura umva noneho posteri zirindwi araturukamo hariya araturuka wagira ngo ari kuva za Rwamagana karitasi zikanga hari ahandi tu urabona anga atari hamwe Adamu yararyamye igihe Imana yamukuragamo urubavu gira neza ya mahata ati uru rukobwa rushobora kuba rwandeze uzi niko gukundana n'ibintu by'ibirara bimwe ngwino nyine urabona ahantu atari heza banza jya hano reba ngaho urabona utari ukivu vuga ngo ahangaha ngo ibiki n'ibiki ushobora abantu bari mu bikira we ahangaha ni hahandi icyagihe Adamu yararyamye to singa ahangaha ni muri Edeni nyine ngaho nyereka amafaranga nigende amafaranga se uba amafaranga ndayaga ariko nayo reba ukuntu ngende Nese urajya mu bintu bibera ku gasozi reba ndashaka kugapomba Nese urajya bibera ku gasozi aha ndabona ariko Nese uri kubona atari ku gasozi reba karubanda kose bakagenda aha muhameze gute ahubwo Nese hano uri kureba ikigero nta kintu gihari ati waretse nkareba ureba iki se hano ntacyo narago nta kintu gihari ariko rero nari sawa nanjye reka nanjye mva gukumbuye wowe uragenda ugahera imyaka yose Nese merigi wowe cyambitse bampamagaye nta phone ufite ariko ahantu uri gupinga urahazi uko iyi ngiyi ariyo ngangi yanjye ya buri munsi urara hano ibyo ngibyo tubireke ahubwo iki dore nta mabunudo ntayo bifite yaragiye arasa none aho mugiye ako iki nyashi nyashi sazira ko zagiye gubera ukara bifite ziyashi cyazaragiye yayi barabyara ariko uzi ko ari igihe ngira ngo sura wanjye none se mbona afite ubwoba none se ubu ngubu rero reba ukuntu ngenzi kandi nta nubwo uri bucike gihe
wancika gutyo se ntabwo wancika gutyo akaruka kirazira muvuye he zose ubonye tuva he harase mu hari urugo nyine se hari urugo ubonye mva he yewe ko nari n'imbere aramuryama ubonye tubyuka izuba ririca umuntu ibihuru reka sinakubwira ibiki n'ibiki inzoka zishobora kuharira umuntu cyangwa se n'izindi nyamaswa ubundi se ngo ubasha akambura byamunezera hano mu bihuru hari bajya biyaranjiriza yakuza wawe ugande kose nk'umuntu wabona umfasha icyo uyu mukobwa nta nubwo munsi kuva aho uri kujya njyane n'igihe haraye byawe usibye ko nawe mbonye iyo nguyu aturumbuka mu gihuru avuga ateka mbabazi ibyo bimuvuyemo icyiza byaba byiza wikomeza urugendo rwawe aha bakora bene wanyu ariko abantu bararya umuntu baramurya n'ijipo yambaye kamanzi gatoha shamotipa akubita ivi na ivi kabisa bimeze bite ihangane nyine na ugeze ngo ihangane ngo sheri ese suri sheri wanjye naho abasheri babuze ari ese suri utangiye kunyihakana saka kanya ese urumva wanyita sheri n'ibintu wankoreye ibihe se reba kuva saa moya kugera saa munani nyine nanjye niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi ngo mbabare umva iyo utagerana n'ubwo nagereranya amakuru ni meza kabisa ndabona iranzira se nahe iyi nzira iyi nzira ijya mu midugudu myinshi cyane ntabwo wamenya ariko twari twumvikanye ubwo ko tutari buhurira unyiyitisha sheri kugira ngo nibagirwe ibyo wankoreye mbese muri make ugomba kubyibagirwa ngo wapfa kumpobera none se nabigenza cyane ntabwo wamenya inzira nyinshi nyine zigenda zihuriramo tu natwe twaribarutse akana k'agakobwa nuko nta mahoro musubireyo ariko se hari ikintu nshaka kubaza ngaho mbaza umuntu bita ko waba umuzi hawa wapfa kumpobera none se nabigenza pawa ndamuzi inshuti yawe cyangwa mwahuye gutyo pawa ni inshuti yanjye amakuru ye wandusha se pawa mperuka kumubona hariya hirya basigaye ibihe za Kimironko hirya kandi ahantu aba ntabwo ajya asohoka wanga kuzuza inshingano z'urugo ase ubu pawa muramushakira amahoro amahoro siko bizana ikibazo afite mwaradufatishije se gusa nyine nuko wenda tuzabana n'ubundi ari ukwizirikaho igisasu naho ubundi ntabwo nakugombye kuba igisasu gute n'isi abagore b'ikigesi si ni ukwizirikaho igisasu nyamara niba wari ufite amahoro ukiri umusore ukazana umugore nta mahoro uzongera kugira urayagira cyangwa urayagira ubundi abantu bazi ikinyarwanda bavuga ko wishakiye satani ubu ngubu imyaka nabayeho nayibayeho nyiri umusore ubu igisigaye ni uko uzanyirindira ubu tuvuge ko abantu bose ubu babana ushatse bari satani n'abashaka none se ingo zisenyuka uzi n'izingana izubaka se zikaguma nazo n'izingana izubaka nizo nyinshi erega buriya ngo nazibana zitakumanya amahembe ntabwo wenda mvuze ko n'urwacu ruzasenyuka urwacu rwo tuganirire ku byo twari tugiye kuganira njye nakuzanya nyine ngo tuganire wirebera aya mahumbezi wirebera ikirere nyine amazu meza inaha nuko numvise cyane cyane abantu benshi bari kumubaririza wagira ngo ahari wagira ngo yishe umuntu ntabwo naba mbizi twahuye gutyo bisanzwe n'umuntu mu rukundo byakoze n'ibi nawe sinari kukimubona ni wowe wabyaye umwana uramugusigira nyine uyu ni papa w'uyu nawe papa w'uyu mwana reka reka wowe papa w'uwo mwana ni wowe papa w'uwo mwana
kandi umwana umuriro tumuha kuko n'ikintu aho kuri kumubaza cyane uyu mwana ukabumbiye ko ari uwe uragira ngo mwiyandikisheho ese kandi nawe ufitisha amagambo nyine nagiraga ngo wenda niba uzi ahantu ari twanagura n'akantu nta kibazo ubwo harimo akantu uranyuzuriza ibaga se nimba uranyuzuriza ibaga rwose umbwire rwose ibintu byagiye akantu ko ntikabura ibaga rwose iyi baga njye ndashaka amafaranga uzuye ibaga rwose kugende bigira rwose iyi baga nutayuzuza amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo ko ntabwo upfa cyawe cyiza imisatsi myiza agashati keza ariko n'ubundi bagiye bavuga ko abagore ari beza ako niyo mpamvu nkuhanganiraho n'abasore benshi ngaho wagiye kwa runaka ngaho kwa kanaka nimugoroba n'indi uri kumwe na runaka ni sheri wa pawa ntakumenye ariko rega ni abantu bamwe baba banabizi shaka njye nibaza n'ikintu abakobwa bankundira amakibura sinzi ko mbere tujya gukundana hari undi mwana nanone twakundanaga wakugiriye sha nyine yarababaye uzi ko yaragiye no kwiyahura mwana yego uri mwiza reba ubwanwa bwiza ubwo se utagukunda yabana rero noneho uyu munsi sha none ibyacu bigiye kuba finali noma yego ubu igisigaye ni mu rugo ni ukugutamo iki ni iki igitoki ndagabuye kujya muhahira ese musore ngize ikibazo kimwe ni ikibazo mbaza kirimo n'amafaranga mwajye muganya kwifuza ubu amafaranga utaboneye muri Kigali urabona wayamboneraho wamfashije ko nawe bazagufasha amafaranga abereweho kuyakemuza ikibazo kikugize ugomba yego nyine ndabyumva amafaranga urebe ko bitakunda neza nyine nakubwiye ko akantu katabura akantu nyine ntikabura wakaboneka akantu ntikabura ariko kaboneka ibintu nyine ni uko biba byagize ariko urama ngangahe rero buriya agacumi sakora 10,000 se ngiye muri 10,000 ngo umucukuzi w'umusarani ako si buko ko wagiye ure ku mede ntakorera bitatu muyede mu gihe akora bitatu suzi ngiye mfite angahe none se wumva ari ukujya kumuhiga cyangwa ari ukumukura mu mwobo yaguyemo isawa nyine ngo nawe uzajye gucukura iyo misarane rero uwo mwana ako se wamukorosore ko k'iyisi ari magirirane wamfashije kuko niba uzanuka wayo okay noneho nk'umuntu w'umugore wawe ya mafaranga wajya gombaza nyine ukayishyirira abandi basore ntabwo nyine bizongera niko bimeze kujya nsiga amazi umuceri inyanya ubuto ibintu byose kirahari nanjye niyo mpamvu navuga ibuno rizi genda ugira ibuno kabisa rigende rigera ririya zana 15,000 rimwe zana 15,000 kabiri kandi ninjya kuri gatatu ndaba nigendeye ubundi ukazafashwa n'izo ribu cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi wazafashwa na ribu kugira ngo ikirego cyawe kijye ku isoko nese unanze kugana ribu nwite ndahegana narabyaye none usanze ko ndi ribu none ushaka kunyitunira mwajye mugira zana amafaranga hano agacumi nanjye nukomeze va muri ibyo ngibyo mwana uzana amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo uzicyunzwe ariko ngiye kubira muhiga ngire nyasha bajya bavuga ati dore gisaba aratambutse gitari iratambutse igitunguru kiratambutse ibintu nk'ibyo ngibyo nyine gende rero njye kukwereka mu rugo unyuzeramo hari haruguru ukase nyine ukongera ukazamuka ugatambika gende nyine uharebe amaze iminsi bakunda ariko wenda dushobora gusanga bagiye ntawamenya ariko unaharebe n'ubutaha uzagaruke nyine uharebe nta kibazo tugiye 10,000 bitarimo na fanta nywera nyine urankunda nanjye niyo mpamvu nyine uba waje kuza ako si ubu koko 11 urayafata zana 11,500 11 muvandimwe wasize mu ahubwo ndongeyeho na 50 kabigenza kuko barabara ko yuzuye Paul hanyuma uramushaka ari muzima se cyangwa yapfuye ese kandi oya nubwo yanteye inda amafaranga ni amagome ntabwo ari ngombwa ngo aze yapfuye cyangwa se utanamuzana namukomerekeje wamugize ikimuga uramushaka amezi aterera umuzane niyo yajyamo n'icyo gihumbi cy'ifu y'igikoma muzane muteruye se cyangwa muzane mwikoreye uko umuzana kose apfa kuba nta kibazo afite ako si bose ako ni kinini ndagishorera nyiza we ugeze kumbwira ngo ni inshuti yawe byumvikanaho sawa narebe nyine ubwo ugira ijoro ryiza ubwo urabona mukuzaniye buke ka abagabo
basezeraniye ariho bahurira. Ibyo se nakubeshya Nanjye ndahangaha. nta kibazo ibintu se ko biba byagize Gereyo amahoro. sawa sawa. ntabwo birangiye iki Ibyo wazi, ibyo wabereye akantu kamwe. niba arizo mbaraga mfite akasha mva mbese kandi dore ni iki mpfa n'abagore Iki byo mubwira nagaruka. iki Nagaruka. ntabwo ari ukuri Kamwe. iki Ungatisha ahambere uti atesheje. Kabiri urangatisha korosi mu mazu y'abandi. Gatatu urangatisha korosi mu bihuru. Nk'ahantu nka hatanu. none se Unyirukanse none akantu kamwe. ubu ngubu noneho tugiye kwibera mu isi ya paradisi. Yego. Ukuri warahiriye. Nanjye ubundi ufite umugabo nkanjye pawa rwose nta kintu wazigera ubura muri iyi si y'abazima. Niyo mpamvu abakobwa tukurwanira. ubundi niryo juru rito bavuga. Ijuru ritoya ni njyewe pawa. none ni n'amahwa. cyapo ndakibonye Gacucu ndeko naguha akanyonyo. ariko niyo muhungu mbonye nta kigenda gusa uramfuza ubuze nzabona umuntu mfubura mu kanwa. ariko reka nkubwize nk'ubu uvuga ngo kamwe wewe n'ubundi wamaye nabihaze ahantu hose twanyuze ugenda wavuze wanga ko utabashije ukaza kuvuga uko nguko. ariko uzi ko njye ngiye kujya mu itsinda ry'abapfumu wowe urabizi iyo mubizi rero ntabwo wakoze mwebwe muzajya muha umuntu byabihaze nimurangiza ngo nushaka kuvuga ko wari wabihaze niba wagaze ntabwo urakunda gusubira n'aya mafaranga ushobora kuba yatsindiye ase wakijyana cyapfira uhakita ase ndamutse mwishura mwana namurera reka mfe kuza kugifatanya itware ari kizimasha ndagishyira imbere ninacyo shaka no kundwanya leta nihamarariza ubuyobozi negereze kize gitambuka nyigo gitumo kuko mbonye kiri kumwe n'ikindi gikongo mwana nyigo mbega umukobwa bari kumwe mwiza mwana icyambwa nimba batarabigize nkazahita mwitwarira ngo byabaye uretse rero ukuntu ugiye kubigenza ngiye guhita njya guhamagara wa mumere aze mwereke po kuko ayanjye ubu ndaba nayatsinda icya mbere cyo twasezeranye guhita mumwereka ibindi byose bihite byigira nyine ariko uriya mukobwa ni mwiza mwana nyigutse wabapfubuzi uzagenda ubashaka ari hagati ubundi nakawunga nahaga yagoye ngo kamwe ni wanyishyuye angahe nakwishyura angahe se njye nawe kwishyura ni Bya umunsi biraza gutya mu ndagushyira so umva agura abana afite umura bwanjye sekretari mukiza
ahubwo nawe ukanyishyura. ubu ngubu se ubu n'iri zuba uraribona gute? Izuba si bike. Izuba riba ryaracanye ku bantu. ubwo uzi ibintu noneho mbonye njye ni Paul namubonye amafaranga ntiyatsindiye. uzi ibintu arimo arakora arimo na rwagode noneho rurimo ruragenda rumusumba mana nyagatene we ari na gode wakinuwe. Gode ni ibiki se kandi? Gode ntabwo bizi se za gode zimwe mwe nyine yagukoraga bimwe mukiri abakobwa mutari baruka umwana. Ari he? Mwese Gode ko ntari kuzisobanura. Ni nyashe wakinuwe. Ubundi soba wamahiye. Uzwana njye gushaka umfumura. Ubundi uba wamahiyera. Ni nyashe. Ari he? Nyashe zazindi bagira gutya. Kuko ari urisere uramubonye. Nese njye nari nabitsimbye ahantu. Maze kubitsimba ahantu. None anambukaho gutya afite umugozi n'umugozi. Umva rero mubwize. Ese Weke naramugira. baho ikidafatika saho. Kihe? Harahetse. Urimo umbwira uragazaho. Ngende seriye. Ese akanya ari he? Ari hano hepfo. Ahubwo numvishije bavuga ngo bagiye ku Kikwabo. Bagiye kumaranye. Kandi abantu yose uzi n'ibintu biri. Amaye nare. Umva rero mubwire. Mugiye tumaranye. Sibyo? Uri ko nyumva neza? Ndambwira ndumva. Iminsi tumaranye yaba imyaka yaba amezi. No mugiye twajyanye. Cyose ni umunsi uri. Ngiye nawe uzongera gukundana nawe. Amaye nka twataramye ndagapfusha ruka. Ngo ugiye kugira ute? No sinjye Bagiye ku Kikwabo bajye muri bya bindi byako. Iwabo umukobwa wabo wapfa. Wabo mu rugo kwa Paul hahandi hararuguru. Sizo yakundana nawe. Kubera iki? Nibibaho ubwo ariko w'ikintu. Shaho nayo nceho giye mwikuyemo rwose. Ariko urimo urakina filime. Oya nawe ndi gukina filime ahubwo Mu rwenya niwo. Nta nubwo ndishima. Ndishima Paul. Ngusherwa Paul. Paul mwitabi n'inzoga. Hahaha. Jera amagambo Nundi utesheje. Reka ahubwo iyo ndi umufateka nagusaba ipantaro. Fata urabe ko na papi. Ekuza. Ibintu maze iminsi waringiye. Ekuza. Narigize. Okay, sawa Paul wamusanga. Sawa ndamusanga. Ntuzongere no kumvugisha. Agiye kumugira umugore se cyane ndaza. Ni kwa kundi nyine bimwe byo kwiyaranja kw'abasore. Baba bashaka kuri manomveho nyine. Ntago yankira. Uyu mwana we ahubwo kujya kubise kugenda neza nuko wamutega hano ku buryo bajya kugera mu rugo. Mugahita mukubitana hano ubundi mugahita umuhereza n'umwana wawe ugahita ugenda. Ngo nushaka kugomeza uhagarara hano birahita bikemuka kuko ngenda n'amafaranga namaje kuryaho 1000 yonyine. Ariko mwana yanjye ni umusore. Kibaje kiramfubisha. Ntaki kanjye kureba kwa mfubo. Rega mu rukundo niko bigenda. Koza nyine. Akoresheje. Ubundi nigende n'umuntu cyangwa se. Ubundi uje uziko ngiye kukubwira iki nyine wumva uri gutekereza wowe muri wowe. Nje nta kintu ndi gutekereza ahubwo wowe tugende ndabibona bikira mu rugo. Sinaba gutekereza ko ugiye kurushinga. Na twabitekereza turi kumwe twicyane. Kuko twanabivuga tunahagaze nanga nta kibazo. Twayiki tutabivugane. Ngiye ntabazo. Ariko nta kintu ndanibereye. Bambwiye ko ufite akazi nyine ntera imibare numva akazi ufite kagatunga. Ako nyine ngiye icyo nzakora nanjye mbishyura inzu ibikoresho nawe uzimenye n'ibindi bintu byose. Nta kibazo tugende turarushinga. Ngo yari umubabaye. Ibyo gusa. Ese wazanyita Kankubwiza ukuri. Sibyo? Guhurira hano mu muhanda mu byihorere. Kuko numvaga bavuga ngo bagiye mu rugo. Wenda ni wowe babafasha. Muze guhurirayo. Inkoresha irakiza. Byose bitwaye iki tugenda aho. Ariko ntago ari bunkire. Ahari hose turi buhurire. Uyu mwana agomba kumugumana. Uyu mwana ni ndacare na muto bakeneye kwitabwako. N'ibyo ngibyo. Biba irega ibintu iyo byagize biba byaragize bikeneye n'ubufasha. None agiye gukubita undi w'inyuma. Makeya tujye kumureba. Jane nawe. Ese ikintu wamfasha?
wampaye akazi ko kumushaka njye nakubwiye ko bagiye kujya mu rugo nta mpamvu yo kugira ngo unanjyane iwe mu rugo mbese uranjyana iwe mu rugo ndi umwana wa kabiri wabyaye kuko abanyarwanda b'iki gihe gera mu rugo murahurira byihorere umera cyane uvuye sera uyoboza abandi ziba uyoboza seni uri gushaka iki umuntu nayobozaga mu gace kari haruguru nibazaga niba bari muto cyangwa se bakiraba ni umuhungu ariko ubu ni umugabo bw'umugabo gute yowo kudunangi bisa nkabyo ngaho mbwira noneho rero hari umuntu waba uzitwa Power cyagihararundukiye ruguru cya kigabo cy'igisore cy'ikiraye kigwa kinywa n'amatabi ku rwego rwo kunywa amatabi se muzehe ako mama yabarora wowe uraso ni umugabo nawe aragaramye aragupompa ngo ubonye umugabo ntamuse ntaherekera Yanda. gukoresha amagambo aseserezereza undi se ukoresha agakingirizo nawe byaguciye kuba usaba aho wakoresha agakingirizo ndakwiyamye ngeze ko umugore wanjye namupompye twaranasezeranye sawa ubwo byanda jye sindi ibyapfa